Baje kubasuhuza mbani ikaze inshuti bakunze mukuri iki kiganiro sobanukirwa. Uyu munsi twaba twabateguriye imyitwarire yo ku meza mu gihe uri gusangira n'abandi. Bivuze ko hari imyitwarire igomba kuranga umuntu uri ku meza mu gihe asangira n'abandi. Ibi rimwe na rimwe usanga abantu benshi batabyitaho, nyamara iki ni kimwe mu bintu bishobora kugaragaza uwo uriwe mu gihe utabikoze neza. Ni ngombwa kumenya rero uburyo ushobora kwitwara imbere y'amafunguro. Byaba bibabaje niba sheri wawe ashobora kugusohokana ngo musangire agatungurwa n'imyitwarire yawe itari myiza. Si na sheri gusa, ashobora kuba ari inshuti, abavandimwe cyangwa umuryango, ugasanga bose binubira imyitwarire yawe mu gihe uri ku meza. Ikiganiro nisobanukirwa, naho ngenda cyari Ntagara Delphine. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gihe uri gusangira n'abandi, wihekenya ubumbuye akanwa. Ntabwo biba bisa neza habe namba niba uri gufungura, gerageza kurya utabumbuye akanwa, kuko hari igihe bishobora gutuma uwo muri kumwe atakaza apeti akaba yareka kurya. Ni byiza ko warya ubumbye akanwa kawe ku buryo uwo muri kumwe atabona n'amenyo yawe. Ubundi buryo, gerageza ushyire telefone yawe kure y'ibiryo itaza kubangamira abandi, cyangwa uyishyire muri silent mode. Telefone ni nziza, ariko uburyo uyikoresheje bishobora kubangamira abo muri kumwe. Niba rero wasukanye na sheri wawe cyangwa inshuti zawe, ihutire kuyishyira muri silent mode itaza kubangamira ikiganiro cyanyu, cyane cyane dore ko baba koherezaho n'ubutumwa bwa buri kanya. Ibyo bikaba byatuma uyiranganira, ugasanga watakaye mu kiganiro cyangwa abandi bakomeje kukwibazaho. Ikindi kintu ugomba kwitaho mu gihe wasohokanye kandi n'abantu musanzwe mutaziranye, irinde kugaragaza ko ibiryo cyangwa ibyo bakwakirije bitakunyuze. Bishobora kuba byakubihiye cyangwa utabyishimiye. Ni byiza rero kurenzaho ukabireka ko waryohewe. Ku bantu musanzwe muziranyeho cyangwa muri inshuti, ushobora kubabwira ko bitakunyuze kuko bo hari igihe batabifata nk'ubwirasi. Ikindi, koresha ibikoresho byo ku meza neza, harimo nk'ifurusheti, ikiyiko ndetse n'icyuma. Mu gihe wumva udashoboye kubikoresha byombi, ni byiza ko wahitamo gukoresha kimwe muri byo usanzwe ukoresha. Akenshi uzasanga kuto cyangwa ifurusheti ari byo bikoreshwa cyane. Si byiza rero ko wakwigira umusirimu, bityo bikaba byatuma unaseba imbere y'abantu kuko utabashije gukoresha ibyo uzi neza. Irinde kuzana ibiganiro bitari byiza mu gihe uri kumwe n'abandi, ku buryo watuma n'uwo muri kumwe byamubuza apeti. Ibi bikajyana na volume yawe y'ijwi ryawe ugomba kuvugiraho. Niba muri mu kirori, mwasabanye, mwasohotse, birashoboka ko udashobora kwikontorora bitewe n'amarangamutima yawe n'ibyishimo murimo. Ariko niba muri ahantu hatuje kandi nabo mwahasanze batuje, nta mpamvu yo kubabangamira ngo muvugire hejuru. Ikindi kintu ugomba kwitaho mukobwa, irinde gushyira ishakoshi cyangwa side bag yawe ku bibero, cyangwa ishyire impande yawe hasi mu gihe ubona ko ahantu muri hari umutekano, cyangwa uyishyire ku ruhande rw'ameza. Ikindi, shyira cyangwa arura ingano y'ibiryo ushobora kumara. Kurya ni byiza, ariko nanone iyo uryanye ubusambo ntabwo bigaragara neza habe namba. Niyo waba ufite inzara, gerageza warure ibiryo ku buryo abantu muri kumwe batakwibazaho cyangwa ngo bifate ku myanya ndangakumiro, cyane ku bantu mutaziranye cyangwa mudasanzwe musangira, kuko bashobora kubifata nabi. Ikindi kintu ugomba kwitaho mu gihe wasohotse, menyesha abo bakunze kwita aba waiter cyangwa aba server icyo wifuza ko bakuzanira, kandi mu buryo bwiyubashye, utabanje guhaguruka ngo ube wagira naho batunganyiriza amafunguro. Ibi ni ku bantu basohotse cyangwa wagiye kwifata neza. Ikindi ugomba kwitaho, gerageza ugaragaze ko wishimiye ibyo bakugeneye byose, kandi unashimire. Ushobora kuvuga thank you, merci, mwakoze, asante sana, bitewe n'ururimi wisangamo, werekana ko byagushimishije. Ndabashimiye mwe mwari mukurikiye ikiganiro sobanukirwa, kandi mbararikira no gukomeza gukurikirana ikiganiro cyanjye mukora subscribe, like, share ndetse na comment aho ngaho kuri YouTube channel bita Ntagara TV Show. Ubundi ukabona byiza kuri Ntagara TV Show. Ndabakunda, mugire amahoro.